Aha nige na Clement nyira ngo murimo kwitegura umukino muri giye gukina na El Merreikh yo muri South Sudan, umukino wa kabiri muri Sekafa Kagame Cup. Nyuma y'umukino wa mbere urabona wa kabiri mu witeguye mute paraporo yo wa mbere? Mbere na mbere nabanza gushimira abakinnyi ku mukino twitaye kuri uburyo bitwaye kuri match ya mbere, kubera ko ni umukino twari dukeneye. Match ya mbere ari giye kwereka ishusho y'uburyo mushobora kwitwara muri nuza mw'iryo rushanwa muri gukina. So icyo navuga kuri match ya El Merreikh tuzakina nukongera gusaba bagenzi banjye gushyiramo imbaraga ku buryo twakongera tukabonera amanota 3 ko twaba turi safe twamaze kubonera amanota 3. Clement, uretse umukino ku munsi w'ejo wa El Merreikh hari tombora y'imikino ya Champions League, sinzi niba abakinnyi mwabimenye ko ikipe ya Perez ahura n'ikipe ya Azam, no mu nzira akaba harimo ikipe ya Pyramide. Ni tombora ku bwanyu niba mwabimenye mwakiriye gute? Urebye cyane cyane ubu turacyari focused kuri rushanwa, kubera ko icyo navuga riri kudutegura kuri iyo mikino tuzakina. Ikintu cya mbere tubanza gukora ni ukubanza gushyira imbaraga mw'iri rushanwa, kubera ko ubonye ko hari n'abakinnyi benshi bagiye bazamo. So rero ugiye gukina nk'iriya mikino hagati yanyu mutamenyeranye biba ari ikibazo, ariko ino mikino dushobora kuyiprofita ku buryo twazajya gukina iriya mikino abakinnyi bashya baza tumaze kumenyerana. So cyane cyane focus twabanza kwishyira no kugira ngo tuzajye kugira kuri iriya mikino twamaze kwitegura. Clement, ejo bundi twabonye ikipe ya PFC isinyisha umukinnyi Arius Wane, myugariro kina mu mwanya nawe ukinamo ndetse na mugenzi wa Yunus. Bivuze iki ku ikipe, bivuze iki ku iterambere ry'ikipe? Wowe ku giti cyawe byakirute nka concurrence cyangwa se mu guhanganira imyanya niba ari ko mu bitekereza? Ngiye kwibyo ntago mvuga byinshi, gusa icyo navuga abayobozi bari kugura abakinnyi kugira ngo bongeremo imbaraga. So rero ndangibonye bazanye n'umuntu ku mwanya wawe, nawe ubona ko ugomba gukomeza gushyiramo imbaraga, kubera ko twese tuba turi gushaka umwanya mu kibuga. Ntago nabitindaho, icyo wenda bakoze ni uko bagiye kongera competition hagati yacu kugira ngo babone abakina. Uko biri kose Clement, ngaruka kuri icyo kibazo cya Champions League, iyo mikino muzayikina, wenda abakunzi ba PFC bari mu Rwanda mwabizeza ko amakipe y'abazamu ya Pyramide n'amakipe akinika ku buryo wenda yanabasezerera? Match za Champions League ntabwo ari match ziba zoroshye ku buryo ugenda waregeje, ni match ziba zikomeye. Nkuko tuba dushaka iyo ntsinzi nabo niko baba bayishaka. Icyo navuga ni ikipe zose zikinikana abakinnyi 11 kuri 11, amaguru 2 kuri 2. So rero igomba gukinika nkuko natwe dushobora kuba twakinika. Nicyo navuga, ikindi tukazashyiramo imbaraga tugatanga byose dufite kugira twe twabona resultat nziza. Ako kanayike mu mutwe se nkunda kubona ugakinisha ubwo ni hanze y'ikibuga, nagafata umusasi cyangwa ni marike wemera? Oya, nagafata umusasi. Murakoze cyane. Murakoze.